Ya mwongeye kwirirwaho. Uyu ni wa muhungu wanyu Chris Heaven. Ni channel murimo gukurikira yitwa Impera TV. Tubagereye ahantu mu cyaro mbona murabibona hose na agasantere kari ahantu mu cyaro bita Ibweramvura. Ni ngewe mujye kubana muri kino kiganiro n'abantu tugiye gusanga kuri set barimo gukina. Rero ubu ngubu ngiye kubaha abagerera. Ni abana bazi gukina. Ni abana bafite icyo bita taramwana. Ni ababonye batereka mahe abanyarwanda. Icyo nabasaba nuko mwagumisha amaso yanyu kuri Impera TV ubundi tukareba bano bana twagiye. Igipangu ni iki ngiki gabara mbagezeho. Murimo kubabona nari mbagezeho. Wallahi Chris. Ya. Cedric bimeze gute? Fresh. None se mwarangije akazi se? Ya twaje ngo twicaye turi kuruhuka. Sasa rero nuko mubabona nabangaba narinje kubereka murabona ko ari abana bari ku murongo nabana bafite tara nagira ngo tuganire nabo. Hari abandi badahari bagihanze. Hari abandi badahari? Ya hari abandi bakobwa babiri bariko bari kwambara baraje. Ya. Okay, mureke tuganire nabangana nabo baraza bahita bajyamo. Cedric bimeze gute mwana? Nari bimusaza nari bikabisa. Nose mwarangije gukina? Twarangije. Uza turi gukoraho wabaye nta kintu twari. Ari kumva ari hahise. None se ako ndabona munifashe neza wallahi. Iyo twaje shuti tunywa kantu kwimena Mufite amaka. groupe imwe ya danje. Birenze. Ya twebwe company yacu twita ku bintu turi gukora turabizi. Niyo mpamvu niyo dusoje akazi dufata neza abakinnyi bacu Dufata kantu tukanywa. Ese arya wewe bakwita nde? Ntago nzi. Watwibwira ukanabwira n'abanyarwanda nta kibazo. Murakoze nitwa Noel. Bitwa Noel. Era ibintu byo gukina byaje ryari? Njyewe se. Ahubwo vuga ngo byaje ryari? Byaje ryari nyine watangiye kwiyumvamo ko ufite impano yo gukina kuva ryari? Ntago njye nabyiyumvishe mu byo byanyumvishije. Turiyumvanamo. Sasa none wabyumvishemo byakwiyumvishemo kuva ryari? Kuva bimazemo imyaka 6. Imyaka 6 mba numva buri muntu uba ufite experience ihagije. Byanze bikunze ntago ndi hasi. Ko ndi hejuru bitari hejuru bireze cyane ariko ndi hagati na hagati. Rero nkuko nari nabibabwiye iyi ni Impera TV dukomeje nako nabibabwiye kuri iri yadugitangira tuza kwinjira hano tugiye kuganira nabo murabona ko twicaye nabo abakinnyi Noera twamenyanye nabandi hano ku ruhande twamenyana nta kibazo. Nanjye banyita Jire. Witwa Jire wowe? Chairman Kerry. Abandi bose twamenyanye. Sasa rero ngiye kubanza kuganiriza umuyobozi wanyu Cedric. Ese hano muri mu biki murimo gukora iki? Twe turi kuri set turi gushutinga brand nshyashya tugiye kuzamura z'amazina hari tikutiko hari n'impaka z'abasivili. Numvishemo ijambo tikutiko. Ese iryo zina ryaturutse nabazaho umukobwa? Murakoze cyane. Izina tikutiko ni izina rinini ntago ari content imwe gusa twavuga ngo ishingiye ku kintu kimwe ahubwo ni ubuzima tubayemo muri rusange ni ubuzima abantu babayemo habamo abantu bagira amatiku ashingiye ku bintu runaka twebwe no twashatse kwerekana ayo matiku dushaka no kwerekana ingaruka zavamo muri ibyo bintu muri ayo makimbirane. Rero ni content nini cyane izakomeza kandi abantu bayitege ni nziza irimo abantu basobanutse bazi ibyo barimo kandi ikindi ni agafilme gafite message ntago ari ibya bindi byo kuvuga ngo no gusetsa abantu gusa oya message niyo dushaka gutanga. Ese kankubaze Noera ubona nk'abakobwa cyane ko tuvuga bo mu Rwanda bari muri industry ya cinema nyarwanda ese uba wabahangiye nama kuko ari abantu bapfobye abakobwa ngo ibiki ngo ibi n'uburaya n'ibyo ngibyo ese nk'abantu bavuga gutyo ubumva babagira iye nama? Murakoze. Icyo kibazo maje ni cyiza muri societe ntago abantu bose bafata ikintu bimwe nyine hagiye wumva ko nyine icyo ukoze wenda mbere umukobwa twumvaga ko nyine umukobwa uri muri cinema ngo bari indaya niko nanjye nakuze babivuga ariko ntago ariko bimeze. Aka ni akazi kadutunze
ni ibintu bitwinjiriza amafaranga, ni ibintu bitunze abantu. Rero ikintu kigutunze kandi ndabona ngewe uburaya mbufata nk'ikintu wakora utanga umubiri wawe cyangwa cyandagaza ubwambure bwawe. Njye nicyo mfata nk'uburaya, ko hari n'igihe nanjye nkina nka role umuntu akambwira ati wakinnye role y'uburaya, nkubaye gute pfa kuba ntiyerekanye ubusa bwanjye, njye nakinnye ikintu kugira ngo ntange message, ntabwo nabikoze kugira ngo niyerekane imbere ya kamera, sibyo? Rero aka ni akazi kandi mbwira abantu babirimo courage bakomereza ko ibi ni ibintu byagutunga, binatunze benshi, sibyo? Mbwira n'abandi babyifuza ko bafite impano cyangwa bifuza kuza muri sinema nibaze, kuko uyu ni umuryango, njye bifata nk'umuryango, ni ahantu ubonera inshuti, ni ahantu ubonera abavandimwe, mbese ntago wahazamo ngo ube wenyine. Yego. Aha. None nabaza Cedric. Wowe iyo ugiye nko gutoranya, uri director of course ya. Iyo ugiye gutoranya nk'abakobwa baza gukina muri projet yawe, ese ugendera kuki? Ese iyo wumvishe nk'umukobwa wakinishije barimo kumwita indaya ari wowe kandi watumye akina ibyo bintu, ubifata gute, ubigenza gute? Rero mbere na mbere reka ahubwo mbanze nshimira abakinnyi banjye, buri muntu wese nagiye ntoranya akaza akaviva karagiteri namuhaye. Njyewe rero ntago nakandika ngo nindangiza njye mu mwanya wa audience. Njyewe nkora mfite purpose runaka. Purpose ahanini nyine ni message mba nkeneye gutambutsa. Message yanjye iratambuka ikagera ku bigomba kugeraho, kandi nanone kamwe mba mbizi ko itari buze kugera kuri mbese kuri buri muntu wese uri bugire ari buze kuyakira neza. Rero ukuntu bafata characteri zanjye mba nakoze bakamwita ikirara, bakamwita indaya, bakamwita umuhehesi, bakamwita byose, baba bari kumurenganya, ntago ari we. Ubwo ikibazo aba ari wowe. Nanone ntago ari ikibazo njyewe, ni uburyo tuba twashatse ko bigendamo, ni inkuru mba nakoze, ni ibitekerezo mba ndimo nashyize ku bipapuro tukajya kubishyira mu mashusho. Nta hantu biba bihuriye n'umuntu, ahubwo umuntu ni impano aba afite yo kugira ngo akore icyo kintu anakigaragaza. Wowe nubibona ko kukavuga utuye umuntu ni indaya, ngewe ahubwo aho uzaza uburi ugiye tubimbwira wa muntu ngende mugurira akantu azajya aba yabikoze yabigezeho, azaba yabaye indaya kumba nashaka akabindaya muri iyo video. Yego, niyo mpamvu tuba twabagiriye ahantu kugira ngo mugende musobanukirwa, cyane cyane abakunzi ba Imperative. Noneho reka tubanze tuganirize na bano bo ku ruhande. Ese wowe wagiye wambwiye ko yitwa Jire. Jire, twumvishe ko mufite igikorwa cya projet yitwa Tikutiku. Tikutiku nyine niyo turi gukoraho, ako dufite n'izindi projet nyinshi turi gukoraho, ako Tikutiku nyine urebye niyo turi kwibandaho cyane. Irimo inyigisho muzagenda muyibona. Watunyura mu nyigisho Tikutiku irimo Tikutiku nyine irimo ibintu by'amatika ariko bigiye birimo izindi inyigisho nyinshi nyine zifatika. Watubwira nyine nk'ebyiri zirimo? Inyigisho ya mbere ni kwa kundi nyine abantu usanga batumvikana, gusa nyine bikaza kurangira nyine wenda umwe muri bo abonye ko ibintu arimo atari byiza. Okay, reka mugenzi wawe agufashe. WhatsApp. Ikibazo ni iki ngiki, twumvishe ko murimo gukora hano projet yitwa Tikutiku. Sasa nyine batubwiye yuko harimo inyigisho, izo nyigisho ni izi. Inyigisho Tikutiku ubundi babanjura gusobanura kubwira yuko aba ari amatiku ashingiye ku bintu duhura nabyo mu buzima, abantu mu buzima babayemo. Rero ayo matiku bafite ibyo agamije n'intero yacyo. Ayo matiku iyo umuntu azanye amatiku ahanini usanga ari ubihomberamo cyangwa se ugasanga ahuye n'ingaruka. Inyigisho ya mbere ni uko umuntu yakirinda amatiku, kuko amatiku nta cyiza ashoraho, ashora ku bibi gusa. Inyigisho ya kabiri nakubwira, babaje inyigisho ebyiri. Inyigisho ya kabiri nakubwira ni ukwitonda. Yes. Rero nk'uko mubibona iyi ni timu isobanutse dukomeje kuganira nayo. Reka tugaruke ku mukobwa atubwire, mwibariza akantu gatoya. Ese Noira, iyo wumvishe arasebye, ijambo guseba, ese wari wasebaho? Njyewe oya, ntabwo ndaseba. Nta nubwo urabona umuntu wasebye? Narabibonye. Hari habaye iki? Umuntu abonye wasebye ni umwana ku ishuri, mama we yazanye matera ku ishuri.
mbona ko nyine nose mama yazanye amatora ku ishuri yego umwana yagiye ku buriri cyane yanyaye ku buriri Cedric nk'ubu ibaze utereta nk'umukobwa ugasanga nyine ibyo bintu byabaye ari we bazaniye amatora byagenda gute yavuga ko kana arakavuze mita ntekereza niga primaire nyara ku buriri ari mu wakangaye okay wenda mwaka ndakubwira nimara kubwira kano ga story njewe nabaga kwa mukecuru kwa nyogokuru noneho no kwishuri mfite y'utwana nyine niteretera hirya hino mvuto n'udushiri twanjye noneho umukecuru arambwira ngo rimwe ngazazana amatera nyine ngo n'amashuka byose abyerekane ko nanyaye ku buriri noneho umunsi umwe baza kunoma umubyeyi ninya kuvuga ko bantumye umubyeyi ninya kumubwira ninya ahita ajya kuvuga ko nanyaye ko nyara no ku buriri nukuri nashidutse yarizanye nyine sinzi ukuntu babigenje ngaze ko nge nabyo ne navuze nahise nsohoka ndataha muri make inkuru yawe simenyekana nago yabivuze ahubwo nyine nge nari ari mu wakangaye niba atari ibanga uriya rero nigaga superiere ya muri primaire twabimenye okay reka tuganire n'umuntu ufite ikintu ukoresha hano kimwe gikaze na ndwana twibwiye witwa ngiye nitwa boss Babu ni ngewe sound ni boss one oya ntago ari nge boss wa hano bayite hose tumwirukana Cedric nge boss wa sound muzi kuri muri interview hano haje abandi bakobwa muze nta kibazo aha komeza twibwiye ni nge boss Babu wa sound nandi mazina ugira gira amazina igikomangoma mwana nose hano ko mu Rwanda tudafite ibwami byagenze gutegekoma cyaje nyine ni ngombwa ngo dushinga ubwami akazi kawe nakaye wagasobanura gute abadukurikiye nge akazi kanjye ni ugufata sound kugira ngo nkontorere nyine amajwi y'aba acteurs bakora hano kugira ngo nyine azaza ameze neza abanyarwanda bayishimira nyine nkuko babikinnye bivuga ko we uri soundman ntabwo ugaragara muri tikutiku oya ntabwo ngaragaramo yego ntabwo ugaragaramo yego noneho sasa rero bakunzi bacu ndakeka mumaze gusobanukirwa iby'iyi timu mwumvishe ibikorwa bafite byose bafite mukomeze mubakurikirane iyi tikutiku izaca bazuye iyi ni seri yego Cedric sorry iyi seri izaca ino seri izazica kuri Imperative rero icyo nababwira nuko mwagenda kuri channel yacu mugakora subscribe mukagira ngo muzarebe bano bakinnyi beza bazi gukina hari n'abandi hari inyuma ya kamera nabo turaje tuganire nabo icyo musabwa ni ugukora subscribe share and comment ndakeka murakoze